cyaro nkajya kwishingira geto bibaho wenda rigiye babitewe n'ubuzima se cyangwa n'akazi ariko cyankananirana muri ubwo buryo umugani we musaza yabaga aturutse kwa se na nyina mu muryango bamuhaye uburenganzira kandi nabwo bamuherekeje kera ngo nta nubwo umuntu yamenyaga n'uwo bagiye kubana yamenyaga ari uko bamutwaye mu ntoki ariko ubu ngubu tayari turamenyana ukwezi kumwe ni mpanguhe muze gira icyo uvuga kuri icyo Delphine avuzeho nawe murakoze kumpa ijambo. Delphine aragira ati ngo hari umukobwa ngo uturuka ngo mu cyaro ngo aje mu mujyi wa Kigali ngo akihangira geto. Ibyo kera ntabwo byajyaga bibaho. Umukobwa niba ari igihe cyo gushaka umugabo kigeze, umusore yarazaga iwabo mu rugo barapfubusa mana barimo barapfubusa mu gihe batarakura, ugasanga barimo barabyarinda zitagejeje, umukobwa akabyara igihe kitagejeje igihe yakugumye kubyarira. Icyifuzo cyawe ni nk'icyemuze dushingiye kuri cya kiganiro cy'uko Rwanda ibisanzwe n'ibyo byose ikibazo gihari ni kimwe cy'abantu muri iyi minsi usumva ibintu bijyanye n'inkundo. Ibintu by'inkundo muri iyi minsi bimeze nabi kabisa, bihagaze nabi byataye. Reka mbahereze mugenzi wanjye ndagira icyo abivuga banabibwire. Mazina yanjye yitwa Delphine Ingabire, YouTube channel Delphine Official. Abanyarwanda bashuje kandi ndabaramukije. Abanyarwandakazi ndagushimira wowe wamaje gukanda subscribe kuri Gilbert TV. Mwongera kwibutsa n'umuntu utarayikanda ukanda subscribe. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kirimo kiratera impfu muri iyi minsi. Impfu zirimo ziranyinshi cyane ugasanga abasore barimo baragenda, ugasanga abakobwa barasigaye. Ese ubundi Delphine biterwa n'iki kugira ngo umusore abe yajya kwimanika, we mukobwa nujye kwimanika? Ntabwo ari abasore bonyine, kuko n'abakobwa natwe tugikatura gite kandi kikanatugeraho. Kuko nanjye narabigerageje kenshi. Kuki utagiye? Impamvu nagiye nuko ari mugenzi wanjye yangiraga inama ati hoho ati nese urumva ari wo mwanzuro. Ntabwo ari wo mwanzuro. Nanjye narabigerageje rwose muri kuno kwezi gushize. Delphine, ikibazo cy'amatsiko ubundi ni igiki cyatumye utekereza iyo kata? Kandi tuzi yuko ndaguha urugero duhere kuri uyu musore wiyahuye ejo bundi Thierry wo muri Kamonyi umurenge wa Ronda waguye ku nyubako ya Makuza. Ubundi ni ukubera iki muri iyi minsi impfu ziriho kandi ziturutse ku bakobwa? Ikintu kibitera rero buri amaze kubona umusore agushyira mu rukundo cyangwa se umukobwa akagushyira mu rukundo, ejo akaguhinduka. Kandi akaguhinduka wenda hari ibyo mwakoranye cyangwa se mwararyanye ubuzima, kuba mwabikora mu mutungo akagufasha ukazamuka, cyangwa se mukabikorana mu kuryana ubuzima. Agatekereza akavuga ati oke, njyewe nta wundi muntu mfite wanyumva cyangwa se nta n'undi wanyitaho mu kurusha kanaka. Niyo mpamvu ibitera. Ndabyumva, ariko muri make kugira ngo umutipe ajye kwiyahura biba byaraturutse cyane ku mukobwa, kuko ntabwo niyumvisha ko, urabizi ko iki gihe dusigaye twumva ngo buri muntu wese ntabwo wagira umukunzi umwe, ariko bujya mu buzima ushobora kuba ufite umukunzi umwe rukumbi. Ubwo noneho reka twemeze tuvuge ngo abasore n'abakobwa dukunde inkundo nyinshi cyane. Inkundo nyinshi cyane nizajya kumva ngo biyahuye, ariko birangiye nkanjye wagize gutya ngakunda umuntu umwe, nibwo ujya kumva ngezeho kwiyahura. None si ikibazo cy'amatsiko? Ubundi nkawe niyo wicaye ugatekereza ku myaka yawe ufite, ni nk'igiki cyaba cyarakubabaje mu rukundo? Ikintu cyambabaza mu rukundo, oya cyakubabaje pana kaka? Cyambabaje ubu ngubu, ku myaka ufite ubu ngubu, ni igiki cyakubabaje mu rukundo? Ikintu kimbabaza ni uko wumvisha uwo nkunda ko ibyo mubwira ko ari byo, nyuma akumva ko
nyine mubeshya nicyo kintu kimbabaza cyane ugasanga njye mubwiza ukuri ariko ntabyumva. Delphine, ikibazo cy'amatsiko tukuzi kuri gospel ariko twatunguwe no kumva ngo ugiye kwiyahura, ni iki cyabiguteye? ese ikibazo nahise ngira aho ngaho mu kukubaza Delphine, iyo ugenda ubundi wari kubusiza iki? buriya rero nari kuba nduhutse, numva ko naba nduhutse rwose, ariko ariko uteye umuruho ababyeyi bawe nta kundi nyine bakihangana. Delphine, mu minsi umaze uri mu buribwe ni igiki ukuye muri ubwo buribwe? ikintu nkuyemo n'isomo nkuyemo ni uko ninkundana n'umuntu cyangwa se ngo abifite n'umuntu ntazajya ngira urugero ndengaho avuga ni wenda turi inshuti bisanzwe, nta rundi rukundo rundi ruhari, nabyo nkabimenya. nicyo cyiza rero cyadufasha mu rubyiruko kuko birabangamye cyane. icyifuzo cyawe ni iki Delphine? icyifuzo ubundi nari mfite ni uko numvaga kuko ari ukuntu umusore aguhemukira kandi wenda none kuki uya ikibazo cy'amatsiko sibyo? kuki wumva ko umusore aguhemukira we mukobwa udahemuka? kandi mu nkuru tuzi no muzo twagiye tubarirwa kuva na kera nta mugabo cyangwa umusore wigeze uhemuka, ahubwo abakobwa nimwe mwahemutse cyane. ni iyihe mpamvu uvuga ngo umusore arahemuka kandi tuzi yuko abakobwa rimwe babihemo? barabibera ndagusubiza uruhare rwanjye, njye nkunda umuntu. gihamya ni iyihe? hari ifoto ufite ngo tuyereka abanyarwanda yuko ukunda umuntu umwe? genda bizi ndabihamya n'umutima wanjye gusa ngo none ngahe noneho satura umutima wawe uwunyereke ndebemo umuntu umwe. oya impamvu nta mpamvu Delphine, ikibazo ngiye kukubaza kirita kigutsinda. ejo bundi sinakubonye kwa runaka kandi wagiyeyo kandi ugiye no kwiyahura, ngabeshya mite nkunyomoza. uzi impamvu yabinteye se? nuko nagira ngo ndebe ko naruhuka mu mutwe kuko byari byanze nose Delphine, ikibazo cy'amatsiko nyuma y'icyo kibazo wahuye nacyo wowe ubwawe wifuza yuko byagenda gute? icyifuzo mfite ni uko ribu yadufasha ikaba yadutorera itegeko ry'abantu bakundana bakagira urugero bagenderaho n'igipimo, bakavuga bati nimba abantu bakundana bakavuga bati wenda bakagera igihe cyo kubana bafite imyaka bamaranye imyaka 2 bakundana. Delphine, ikibazo cy'amatsiko itondi mu mutwe harandiye. ikibazo cy'amatsiko iryo tegeko nibamara kuritora we Delphine ndakuzi bihagije niwe rizagunga bwa mbere, iryo tegeko byaba rimaze iki? bizadufasha kubera ko umuntu yitwaza ko ari mu rukundo n'undi akamuhemukira akaba ngombwa ko yakwiyahura. wenda nanjye nagira urugero nagenderaho rw'umusore naho urukundo njye niko ndi kubyumva. Seri, wowe urimo urabyumva ute? hagati aho ngaho njyewe iryo tegeko nta muri cyagora uwo ari we wese, yaba ari umusore yaba ari umukobwa n'abazaza bari inyuma yacu, kuko tuzi ko kuva na kera hano mu Rwanda guhera kuri ba sogokuru bacu batangiye gukunda nta bintu by'amategeko. ibi ngibi byari bije vuba ariko ubwizi impfu ziri kugenda ziza nanjye aho ngaho namushyigikira, tukaba twagira uburyo dutwara mu rukundo rwacu. mbese Diodoni, ikibazo cy'amatsiko iryo tegeko nibamara kuritora we Diodoni rikakugonga bakagufata bakakujyana, inyungu uzaba ufite ni iyihe? yego nyine urumva birumvikana kabisa pe, itegeko ryangonze kuko burya itegeko iyo ryaje ntabwo twarigora. ni ukuvuga ngo njyewe nimba buri mukobwa buriya tuzaba tugirana imyaka 3 turi mu rukundo tukabyerekana family, iryo tegeko rizaza rivuga ati runaka Dedosi wowe genda ufate uri kumwe n'uwo mubyeyi imyaka 3 mushirikana ariko umwaka wa 3 ariko icyo gihe uwo mwaka wa 4 numva ko mbere y'uwo mwaka biba byaramenyekanye bugiye bizwi no abaturanyi cyangwa umukobwa bigaragaza umukunzi we, nta mpamvu zo kuba yamuca inyuma ngo aramugeranja ngo aragenda. ni ukuvuga ngo njye numva umukunzi wanjye pe
tuvuge amezi 2 dukundanye. oya reka ngwaze ikibazo cy'amatsiko. Hari story imwe mfite yabaye ejo bundi mu biba byumweru 2 bisije by'umuntu wa Nyagatare. Na ndumva narayikozeho. Iyo story ni yakundanye n'umukobwa bamarana ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe kimara gukundana, umusore bangombwa yuko ahita yitahira biturutse ku mukobwa. Iryo tegeko nibaramuka baritoye ni ibintu bibiri. Niri kugonga rizakugonga kuko umukobwa yiyahuye, cyangwa se umukobwa kuko umusore yiyahuye. Iryo tegeko nibaramuka baritoye, urabona ritazaza rituma abantu bakatirwa burundu? Iryo tegeko baritoye sinzi, wenda bazareba. Oya ku gitekerezo cye vuga nkawe bwite wowe. Nanjye bwanjye bwite byangora kuko mu gihe mfite umukunzi umwe. None se ubundi Diodoni ni igiki yagaragaza ko ufite umukunzi umwe? Ikintu cyagaragaza ko ufite umukunzi. Ibyo by'umukunzi umwe reka tubireke. Umuntu wari we wese. Kuko Diodoni nawe turebye muri telefone yawe twasangamo nka nimero 100,000. Yego ushobora kuzisangamo, ariko akenshi na kenshi arabo dukorana mu kazi. Oya mbeshya kuko turi kuri kamera mbyemere. Kandi ndi live buri muntu wese azambona, kandi ari no kumbona ubungubu. Ikintu ushatse kuvuga ngiye iryo tegeko niriza ntabwo rishobora kuba ryangora, kuko mu gihe mba mfite umukunzi wanjye umwe, iwabo baranzi, ikaritsiye baranzi, buri hantu hose baranzi. None se reka ngwaze ikibazo cy'amatsiko. Reka ngubaze ikibazo cy'amatsiko. Iryo tegeko niriza pe, ni ukuvuga ati Diodoni wododose ugomba kubana n'uyu mukobwa nyuma y'amezi 3 nkuko mwabyerekanye muri famiye n'umuryango urabizi. Urumva n'umuryango urabizi. Icyo gihe bizasaba yuko yewe uku kwezi kwa 3 ni kugera ko ngomba kuba nabana nawe, kuko amezi 2 family yose zabibizi ko turi inshuti n'iki, ku buryo n'uwo mukobwa agize ikibazo ngomba nkuko byaba bimeze. Ni ukuvuga ngo njyewe niba bashyizeho iryo tegeko ndabyumva ntabwo rishobora kuba ryangora, kandi ahandi inyuma nabwo rishobora kuba ryangora. Ahubwo ndavuga ati nimba dukundanye amezi 2 mu rugo ngomba kubimenyekanisha. Nicyo kintu ubwo numva. Reka nkubaze ikibazo sibyo? N'ibukwe buba bwatashywe, yego, bugapfa finali, buramutse bwa bukwe bwabaye rya tegeko rihari, wa muntu bakamufunga bakamukatira ibintu 2, urumva wa muntu atagiye kujya gukora burundu? Icyo ni ikintu kimuhamwe, kuko yagiye kubeshya undi mugenzi wiwe ngo aramukunda, kandi afite undi yateye inda cyangwa ari